urakoze nyagasani, turagushimye kuko uduhaye amahirwe yo kwicara ku birenge byawe. amen, Waraducunguye, wemeye ko tubaho muri ibi bihe dutoza amateka y'isi. Tugushimiye umuhamagaro wawe, ko wadutoranije mu bandi ntacyo turi cyo, tuyobora mu nzira y'agakiza, tumenyesha itorero ry'ukuri. Turabigushimye. amen, Tugushimiye uburyo wemeye ko ubuhanuzi busohora tureba, kandi ukatwerekeza muri iki cyerekezo cy'ubutayu. Ni ukuri turabitekereza bikaturenga. Ni impuhwe watugiriye, uhabwa icyubahiro. amen, Ushimiye ko wadutoranije ngo duhagarike ku rugamba. Igihe wabonaga benshi batakubereye indahemuka, wabonye iri tsinda ritoya, abagabo n'abagore n'abana, ukwiye kubahagarika mu bihe bikomeye, imbere y'abakomeye, igihe twanzwe n'abantu bose, igihe isi yadufatiye imyanzuro, igihe amategeko yawe yakuweho, igihe ibendera ry'ubutinganyi ndetse n'andi mabendera yose arwanya ubutabera bwawe arimo arazamurwa. Natwe duhagarika muri iki gihe ngo twerereze ibendera ryawe. Dushyigikiwe n'abakomeye, dushyigikiwe n'amashuri menshi, nta nubwo tuzwi ariko wowe uratuzi. amen, ubwo rero wabitwemereye, kandi ukaba waremeye rwose ko tugushinjura imbere y'amahanga, imbere ya Satani, aho inyigisho nyinshi zagiye zisobanura ko gukiranuka bidashoboka. Ndakwinginze nyagasani, dusukira imbaraga yawe kugira ngo tugaragaze ukuri kwawe. amen, Rero ko iduhaye umugisha ukomeye wo kuba imbere yayo. Turi mu bihe bidasanzwe, ni ibihe ijuru ryatoranije kugira ngo buri muntu wese ikibazo afitanye n'Imana gikemure. Twiyeze kuko tugiye gusakirana n'ibitero bikomeye biri imbere yacu. Ntekereza ko buri muntu wese ufite amaso yo kureba arabireba, kandi ijuru naryo ririmo rirakora byose kugira ngo igikenewe ku mwana w'umuntu gikorwe. Niyo mpamvu turi muri uyu mwanya. Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye cyane, turi mu isaha iruhije. Nubwo Satani nawe arwana no kugira ngo agaragarize abantu ko nta kibazo gihari, agahumuriza abantu ko ari amahoro, ariko turi mu bihe bikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo kimwe cyo gikomeye ni uko turi mu irangira ry'imbabazi. Turi mu isaha ikomeye aho imbabazi zigiye kuva ku isi, aho kwiyunga n'Imana bizaba bitagishoboka. Nyamara ibyanditswe bitubwira ko benshi bazakanguka, ndetse ngo bakava ku nyanja imwe bajya ku yindi bashaka Uwiteka. Barahabwa inama rero zivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Mu gihe abana b'Imana bari biteguye kugaruka kwa Yesu, ndetse iminsi bakaba barayibariraga ku ntoki rwose, ndagira ngo mbabwire ngo imitima yabo bayerekeje ku kintu kimwe gusa. Murarambura intambara ikomeye kugira ngo dusome mwumve inyifato bari bafite bitewe n'isaha bari bahagazemo. Ndagira ngo rero natwe tubanze dusobanukirwe impamvu iduteye kuba turi muri uyu mwanya. Ndagira ngo mbabwire ngo ni impamvu ikomeye cyane. Ijuru rirashaka kudutegura kugira ngo tutazatungurwa, kuko benshi bazatungurwa. Turaza kubireba imbere ho gato. Intambara ikomeye, paji ya 267. Ni intambara ikomeye ntoya, paji ya 267. Ndagira ngo murambure ibitabo byanyu ababifite kugira ngo tugendane. Icyigisho ni icya 20.
ikanguka rikomeye mu by'idini. Haranditse ngo ku gika cyo hasi paji ya 267, impande zose humvikanaga ubuhamya bukora ku mutima, hakumvikana ubutumwa buburira abanyabyaha, bubwira ab'isi ndetse n'abagize itorero guhunga umujinya wenda gutera. Nk'uko Yohana Umubatiza wabaye integuza ya Kristo yagenje, ababwiriza bageraga intorezo ku bishyitsi by'ibiti, maze bakingingira abantu bose kwera imbuto zikwiriye abihannye. Imiburo yabo ikomeye yari ihabanye cyane n'imvugo yo guhumuriza abantu ko hari amahoro n'umutuzo yumvikaniraga ku ruhimbi rw'ababwiriza ba rubanda, kandi ahubwo butumwa bwabwirizwaga hose bwakoraga abantu ku mutima. Ubuhamya bworoheje kandi butaziguye bw'ibyanditswe bwageraga mu bantu binyuze mu mbaraga ya Mwuka Muziranenge. Bwari bufite kwemeza abantu ku buryo bake cyane gusa aribo binangiraga. Abigisha b'ikirenga mu by'iyobokamana bakuwe mu mutekano udafite ishingiro bari barimo. Babonye gusubira inyuma kwabo, ugusaya mu by'isi no kutizera, ubwibone no kwikanyiza byabo. Benshi bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi mu mutima. Imitima yabo yari imaze igihe kirekire iziritswe ku by'isi, noneho bayerekeje mu ijuru. Mwuka w'Imana yabajeho maze kubw'imitima imenetse kandi yigaruriwe n'Imana, bafatanyiriza hamwe gutera hejuru bagira bati, mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Iki gihe cyari igihe gikomeye cyane. Ubutumwa bwari bwaragiye butangwa hirya no hino, ndetse basobanurirwa neza isaha, umunsi, amatariki yo kugaruka kwa Kristo. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, muri iki gihe n'abajesuiti bari bafite misiyo yo kuyobya itorero ry'Imana. Ibi bihe byo byabahindishije umushyitsi, misiyo yabo barayihagarika. Baravuga bati, ahari koko iyi si yaba yageze ku musozo. Ariko se ni iki cyabaye? Icyo shaka kubabwira ni umwiteguro bari bafite wo gusanganira umwami. Ubutumwa bwakwiraga impande zose, bwari butandukanye cyane n'ubutumwa bwabwirizwaga ku ruhimbi. Bivuze ngo ubu butumwa ntabwo bwari ku ruhimbi rw'ababwiriza basanzwe. Iki gihe kirasa n'igihe turimo rwose, ariko biteye agahinda kuba muri iki gihe abantu barakangutse cyane, ndetse imitima yabo igakurwa ku bya hano ku isi bigakunda. Ariko muri iki gihe bikaba bitari gushoboka. Ndaza kubabwira impamvu reka ahubwo ntaza kuyigarukaho. Turebe ku ipaji ya 13, paji ya 13 y'iki gitabo gitoya ndimo ndasoma. Ku gika cya 2 haranditse ngo, intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi izakaza umurego kugeza mu bihe biheruka. Mu bihe byose byabayeho, Satani yagiye arakarira itorero rya Kristo, ariko Imana yakomeje kugirira abantu bayo ubuntu kandi baha Mwuka wayo kugira ngo ibatere imbaraga zo guhangana n'imbaraga z'umubi bashikamye.
mu gihe intumwa za Kristo zagombaga kujyana ubutumwa bwe zibushyiriye abari mu isi kandi zigomba no kubwandikira abantu bo mu bihe byose byari kuzakurikiraho, zahawe umucyo udasanzwe uvuye kuri Mwuka Muziranenge. Ariko uko itorero ryegereza gucungurwa kwaryo guheruka, Satani azakoresha imbaraga zikaze byimazeyo. Yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Mu myaka 600 uwo Sekibi w'umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika b'Imana yirunduriye mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura. Kandi ubwenge bwagutse bwa Satani n'ubucakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanije muri izo ntambara zimaze igihe kirekire azabisuka ku bantu b'Imana mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye. Aya magambo yankoze ku mutima mu buryo buteye ubwoba. Niba hari igihe kibi tubayeho n'iki gihe, amagambo akomeza avuga ngo muri iki gihe cy'akaga abayoboke ba Kristo bakwiriye kuburira abari mu isi ngo bitegure kugaruka k'Umukiza, bityo ubwo azaba aje hazabe hari abantu biteguye guhagarara imbere ye badatsinzwe, batariho umugayo, badafite ikizinga mu maso ye. Nguyu mwiteguro dukwiriye kugira. Ariko hejuru tubonye imigambi ya Satani, kazakusanya imbaraga zose yagiye akoresha mu bihe byose, ubugome yakoresheje byose akabyegeranya akabisuka ku bantu b'Imana bazaba bariho muri iki gihe cyacu. Imbaraga yakoresheje mu ijuru ayobya 1/3 cy'abamarayika. Imbaraga yakoresheje muri Edeni akura abakurambere bacu mu biganza by'Umuremyi. Imbaraga yakoresheje mu gihe cyo kwa Nowa abantu banga ubutumwa miliyoni nyinshi bakarimbuka hakarokoka abantu 8. Imbaraga yakoresheje Sodomu n'i Gomora kugeza ubwo Imana yemeye ko uwo mudugudu ushya bitewe n'ubugome bwawo. Imbaraga Satani yakoresheje kugira ngo abantu b'icyo gihe bagomere Imana. Imbaraga yakoresheje mu gihe cy'irimburwa ry'i Yerusalemu abantu bakaburirwa ariko ntibabyiteho, n'amarira menshi y'Umukiza akarira ririra uyu murwa ariko ntibabyiteho. Izi mbaraga yakoresheje abantu bakanga ubutumwa bwiza ngo azazikusanya abisuke ku bantu b'Imana muri iki gihe. Imbaraga yakoresheje, wowe utekereza ko Satani azakora ate? Bamwe batekereza uko yakoze agaburira abantu inyamaswa, abashyira mu magereza, abamanika ku mambo bakabatwika. Bamwe bakumva ni ibihe bishishana, bamwe bajya bashyiraho n'utuvideo bagenekereza berekana uburyo inyamaswa zaryaga abantu. Ibi byo n'amaso yanjye njya ntinya kureba ibi bintu kuko birashishana, ariko ibyanditswe bitubwira yuko ibi bihe byari byoroshye. Bitubwira ko mu minsi yacu Satani azasuka umubabaro utigeze ubaho ku bwoko bw'Imana. Niba uyu mubabaro utigeze ubaho, utekereza ko ari umubabaro umeze ute? Ibi bikorwa byarabitangiye. Kimwe mu cyo yatangiye ni ukwangisha abantu ubutumwa bwiza. Kabiri, ni uko ababwemera yabateguriye ibintu bibahuza kugira ngo batabwakira. Ntabwo ushobora kwakira ubutumwa bwiza uhuze. Gatatu, ni uko ababwakiriye Satani akora ibishoboka byose ubutumwa ntibubahindure ngo bubace ku cyaha, icyaha kigakomeza umurimo wacyo mu mitima yabo.
Satani yateguye intambara ndende ku buryo bizagaragara ko gukizwa bidashoboka. Nitwavuga iby'inama y'agakiza yagezeho, imitima y'abantu ishidikanye ivuga ati ni gute naba naratsindishirijwe ariko ibyaha bikaba bikiri mu bugingo bwanjye? Byashoboka ko atari byo. Oya rwose nibyo, warababariwe, ahubwo cunga neza. Mu ntambara ya Satani azi neza ko icyaha uko kizaba kingana kose kizafunga amarembo y'ijuru ntiwinjire. Kubabarirwa kwawe byamuhindishije umushyitsi, ariko yegeranya imbaraga ze n'abadayimoni, aravuga ati mukore ibishoboka byose. Nubwo ababariwe ibyaha byo mu gihe cyashize, ariko gutandukana n'icyaha burundu ntibishoboke. Muri iyi ntambara iheruka, ngiyi imigambi ya Satani, suzuma neza udasigara. Ikibazo umuntu afitanye n'Imana ni icyaha. Ibyo wakora byose, waba umubwiriza mwiza, waba ukunda amateraniro, waba ufite ibitabo byinshi, waba utanga ubufasha ku bantu, nubwo nawe ubwawe wakwitanga ngo bagutwike, ndagira ngo nkubwire ngo icyaha niba kigifite umwanya mu mutima, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Kristo azabura uko abigenza nubwo agukunda. Ntabwo ubutabera buzabyirengagiza, kuko na Satani yashinga urubanza. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, intego y'ubutumwa bwiza ni uko iduhagarika ahantu ijuru ritubona turabera, ndetse na Satani ubwe n'abadayimoni bakatwitegereza bakatubona turabera. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, ntabwo Satani ashobora kwegera umuntu umeze gutya. Azi neza ko umunyantege nke wisunga Kristo arusha imbaraga ibitero by'abadayimoni. Ana magambo ari mu ntambara ikomeye, yateguye intambara ikomeye cyane. Niyo mpamvu ibibwiriza biratambuka, ariko imitima y'abantu yatangiye kwinangira ku buryo batagikorwaho. Turi mu marembera y'imbabazi z'Imana. Ijwi rirenga risobanura iki? Ijwi rirenga risobanura ko ijwi ryo gukiza umunyabyaha ririmo rirarangira. Ahari iyo bavuze ijwi rirenga, uhita wumva ibibwiriza by'abantu benshi bazabwiriza ku misozi, bagafata mikoro bakarangurura mu masoko, ukavuga uti ubwo abantu barimo bararangurura, iri ni ijwi rirenga. Oya, bisobanura ko ubutumwa bwagiye bugerageza umunyabyaha ngo yiyunge n'Imana burimo burarangira. Ijwi ryo guhamagara umunyabyaha kwihana ririmo rirarenga. Mbese wowe iyo izuba ririmo rirarenga, mbese utekereza ko wahita usohora imyaka yawe ukajya kwanika? Ahubwo iyo izuba rirenze abantu banura imyaka yabo. Iri ni ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ni umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Nyamara Satani asobanukiwe neza iyi mbaraga. Ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Arimo arafunga imiyoboro yose ngo abantu batayakira. Abantu baribeshya, abantu barabeshywa. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru adatsindishirijwe, kandi n'abatsindishirijwe nabo babimenye ko gutsindishirizwa biduha uburenganzira bwo kwinjira mu ijuru, ariko kwezwa bikaduha imibereho yo kuhatura. Niba imivugire yawe, imikorere yawe, imibereho yawe, niba utaratandukana n'icyaha, uri busigare muri uyu mwijima w'isi. Rero turakugira inama, ngwino nawe ujye muri uyu mwanya bari barimo muri ibi bihe, bari biteguye gusanganira umwami wacu. Ndabisubiramo, turasubira ku ipaji ya 267. Urebe inyifato bari bafite, urebe imbaraga bakoresheje kugira ngo biyunge n'Imana, kugira ngo batandukane n'icyaha, kugira ngo bemerwe n'ijuru, kugira ngo bumve bafite umutekano wo gusanganira umwami. Reba imbaraga bakoresheje. Ndifuza yuko tubigiraho, kuko turi mu gihe gisa n'icyabo. Nyamara mu gihe cyacu abantu barasinziriye, mu gihe abangabo bakangutse, mu gihe cyo gusinzira. Ndagira ngo amagambo yiteho.
paji ya 267. Impande zose humvikanaga ubuhamya bukora ku mutima, humvikanaga ubutumwa buburira abanyabyaha, bubwira ab'isi ndetse n'abagize itorero guhunga umujinya wenda gutera, nk'uko Yohana Umubatiza wabaye integuza ya Kristo yagenje. Ababwiriza bageraga intorezo ku bishyitsi by'ibiti, maze bakingingira abantu bose kwera imbuto zikwiriye abihannye. Imiburo yabo ikomeye yari ihabanye cyane n'imvugo yo guhumuriza abantu ko ari amahoro n'umutuzo yumvikaniraga ku ruhimbi rw'ababwiriza ba rubanda, kandi ahubwo butumwa bwabwirizwaga hose bwakoraga abantu ku mutima. Ubuhamya bworoheje kandi butaziguye bw'ibyanditswe bwageraga mu bantu binyuze mu mbaraga ya Mwuka Muziranenge. Bwari bufite kwemeza abantu ku buryo bake cyane gusa aribo binangiraga. Abigisha b'ikirenga mu by'iyobokamana bakuwe mu mutekano udafite ishingiro bari barimo. Babonye gusubira inyuma kwabo, iki ni icya mbere. Babonye gusaya mu by'isi, iki ni icya kabiri. Babonye no kutizera, icya gatatu. Babonye ubwibone bwabo ndetse no kwikanyiza kwabo. Benshi bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi mu mitima. Mbese wowe urabona iki? Mu mibereho yawe urabona iki? Aba ngaba bakuwe mu mutekano udafite ishingiro. Wowe umutekano ufite ukura hehe? Mbese urabona ibi ari ibihe byo kurangarira isi? Umutekano ufite ukura hehe? Kari ubucakura bwa Satani. Babonye ko basubiye inyuma, babona gusubira inyuma kwabo. Babonye gusaya mu by'isi. Wowe urabona iki mu mibereho yawe aho utuye? Babonye kutizera kwabo. Babonye ubwibone no kwikanyiza kwabo. Benshi bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi mu mutima. Insanganyamatsiko y'iki gitondo iravuga ngo nimushake kandi mubone. Bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi mu mutima. Imitima yabo yari imaze igihe kirekire iziritswe ku by'isi, noneho bayerekeje mu ijuru. Wowe ibyawe bihagaze bite muri iki gitondo? Ndagira ngo nkubwire amagambo Yeremiya yanditse. Muri Yeremiya iki gitabo gifite nimuhafunge, ahubwo nimurambure Bibiliya zanyu maze dusome amagambo ari muri Yeremiya igice ni cya 29 umurongo wa 13. Haranditse ngo muzashaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe ni ku Uwiteka avuga. Reka ngarukirize uyu murongo aha ngaha. Ariko Uwiteka yavuga ngo mushaka Uwiteka, muzashaka kandi muzambona nimushakana imitima yanyu yose. Umutima niwe ufite ikibazo. Ejo mu gitondo tuziga ikibazo cy'umutima cyane. Ikibazo cy'umutima. Kristo nguwe icyo ashaka ni umutima. Mwana wanjye mu mutima wawe. Muzashaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose. Umutima uvugwa aha ni ibitekerezo. Nk'uko turimo turareba urugero rw'abatubanjirije ngo bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi mu mitima. Imitima yabo yari imaze igihe kirekire iziritswe ku by'isi, noneho bayerekeje mu ijuru.
ngiki cy'ijuru rishaka. Muri iyi minsi 50 erekeza umutima wawe mu ijuru, shaka Uwiteka. Imana yasezeranye ko tuzayibona nituyishakana umutima wose. Ibitekerezo byose byerekezwe ku Mana. Ngiki kintu abatubanjirije bakoze, kandi ndagira ngo mwumve umusaruro wabivuyemo. Turakomeza gusoma mwumve. Mwuka w'Imana yabajeho, maze kubw'imitima imenetse kandi yigaruriwe n'Imana, bafatanyiriza hamwe gutera hejuru bagira bati, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Abanyabyaha babazaga babogoza amarira bati, nakora iki kugira ngo nyizwe? Abari baragize imibereho yaranzwe no guhemukira abandi, babatwara ibyabo, bahangayikishijwe no kubibasubiza. Reba umwiteguro bari bafite, imitima yabo yerekeje mu ijuru, amasengesho yabo yerekeje mu ijuru. Buri wese ashaka Uwiteka ku giti cye, buri wese ashaka mu maso h'Imana, kugeza ubwo umwuka w'Imana yabajeho, imitima irameneka, bahishurirwa ibyaha byabo, bahishurirwa igitambo cya Kristo n'imbere y'Imana. Abanyabyaha babazaga babogoza amarira bati, nakora iki kugira ngo nkizwe? Umuntu akozwe, abantu barakozwe ku mitima, abantu barimwo barabogoza amarira, abantu babaza bagenzi babo ati, mudufashe uburyo twabigenza kugira ngo tubabarirwe, turabigenza gute kugira ngo dukizwe? Nguyu mwiteguro bari bafite. Nyamara uyu munsi abantu banihagararaho bakavuga ko batsindishirijwe batazi nuko bigenda. Abantu bakaba batasobanura impamvu zabateye gutangira urugendo, dore ko nta n'urwo baba baratangiye. Abantu bakihagararaho bagakomeza kwirarira. Ndagira ngo mbabwire ngo umutima wirarira ukoresha imbaraga zawo zose, ariko ubucukura urwobo rurerure wirohamo. Aba rero ngo igihe bari kubaza bagenzi babo, bashyize amavi hasi, babarirwa ibyaha byabo. Hari ikintu bakoze, ngo abari baragize imibereho yaranzwe no guhemukira abandi, babatwara ibyabo, bahangayikishijwe no kubibasubiza. Nyamara hano hari abantu bagifite iby'abandi, hari abantu bagifite iby'abandi. Nawe umutima wawe urabizi, Mwuka Wera agiye kubizikura. Hari abantu bagifitanye ibibazo na bagenzi babo, hari abantu bagifitanye inzangano na bagenzi babo, hari abantu batumvikana ndetse no mu miryango, abagabo n'abagore ugasanga ntibumvikana, ugasanga abana barananiranye. Hari ibibazo byinshi ku bantu bavuga ko biteguye Yesu, ariko ababo bakoze umwiteguro wo kubikemura. Babikoze mu buhe buryo? Ndagira ngo wumve aya magambo. Abantu bose bumvaga bamaze kubona amahoro muri Kristo, bifuzaga cyane ko n'abandi bagira uwo mugisha. Niko bigenda ku muntu umaze kubona amahoro, yumva n'abandi babona agakiza. Nguyu mwiteguro bari bafite. Abantu barasengaga, abantu bagasubiza iby'abandi, abantu bakaturira bagenzi babo ibyaha, abantu bariyeza kugeza ubwo imitima yabo yuzura amahoro, kandi abamaraga kuyabona bifuzaga bagenzi babo nabo ko babona uwo mugisha. Imitima y'ababyeyi yagarukiye abana babo, kandi n'imitima y'abana igarukira ababyeyi babo. Iyi mipaka itewe n'ubwibone no kwifata nabi yakuweho. Habayeho kwaturirana ibyaha kuvuye ku mutima. Nguyu mwitegura ijuru ridushakaho, kwaturirana ibyaha. Nyamara ndagira ngo mbabwire ngo uwishe ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Ariko iyi ntambwe tuzayireba igihe igomba gutererwa. Habayeho kwaturirana ibyaha kuvuye ku mutima.
kandi abagize umuryango bose bagakora ibishoboka byose ngo bafashe abaturanyi babo n'inshuti kwakira agakiza. Kenshi humvikanaga amajwi y'amasengesho avuye ku mutima. Ahantu hose wahabonaga abantu bafite agahinda binginga Imana. Abantu benshi bararaga amajoro basenga kugira ngo bamenye neza ko ibyaha byabo byababariwe, cyangwa se basabira ko abo mu miryango yabo n'abaturanyi babo bakwihana. Nshuti yanjye, bagize uyu mwiteguro kugeza ubwo abantu barara amajoro basenga. Mbese ibi bintu murabyumva? Nguyu mwiteguro. Insanganyamatsiko y'iki gitondo iravuga ngo nimushake kandi mubone. Amagambo y'Umukiza igihe inteko y'abantu yari iri imbere ye, hari ingingo y'ingenzi Kristo yabahaye, kandi ni rwo rufunguzo rw'ububyutse bwacu. Iyi ngingo turayisanga muri Matayo igice cya 5. Rambura Bibiliya yawe, kwihute cyane tugende turebe. Ubwo nawe nugira umugisha wo kumva, urafatira umwanzuro ubugingo bwawe. Niba abantu barafashe imyanzuro kugeza ubwo barara amajoro basenga, niba abantu barafashe imyanzuro kugeza ubwo babaza abagenzi babo ati turabigenza dute ko dupfuye, ko dupfanye ibyaha, ko Yesu aje nta mwiteguro, niba abantu barashubije iby'abandi, niba abantu baraciye bugufi abagabo bagasaba imbabazi abagore babo, abagore bagasaba imbabazi abagabo, bagasaba imbabazi abaturanyi, abantu bakiyunga bagakuraho ikibi. Niyo magambo naraye nsomye avuga ngo nta kindi kintu Satani atinya uretse kubona abana b'Imana bakuraho inkomyi zose. Satani yateguye ibintu igihumbi biduhuza, yateguye imitego myinshi ku buryo ubukristo burimo bunanirana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubukristo urugero rwabwo ni ugusa na Kristo. Kandi igihe Kristo yapfiraga ku musaraba, iyi nzira yarayiharuye ku buryo umugenzi nubwo yaba ari umuswa atazayiyoba. Kristo yakoze byose kugira ngo gukiranuka bizashoboke, kugeza ubwo abyandikisha muri Matayo 5:48 ngo nuko namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Iri tegeko rikubiyemo isezerano, ntabwo ari ijambo risanzwe, ni itegeko. Nuko namwe mwe mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Mu mategeko y'Imana n'iri tegeko ririmo gukiranuka nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Niye mpamvu bidashoboka? Ni ibitero Satani yateguye muri iki gihe. Suzuma neza urebe aho ibintu bipfira. Muri iki kibwiriza cyo ku musozi, ndagira ngo twite cyane ku murongo wa 3 gusa, ndetse no ku murongo wa 6. Niyo mirongo ndi busome gusa. Haranditse ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Turi muri Matayo igice cya 5. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene, ushobora kuba waragize imibereho y'ubukene cyangwa se ukaba utagize uyu mugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu nawo ni umugisha, kuko hari abantu benshi bazarangazwa cyane n'imibereho babayeho, amashuri bize n'ibindi bagizemo umugisha wo kubona ubutunzi bwa hano ku isi, ariko bikababera ingorane yo kuzabura ubugingo. Amashuri wize akakubuza ubugingo, ugahura n'intambara zirenze iz'abandi bigatuma uhusha intego. Aha rero ntabwo Kristo yavugaga ubukene busanzwe, ariko byarumvikanye cyane kuko abantu benshi bagiye bahura n'ikibazo cy'ubukene.
mbese ubukene bukugarije bimeze bite? Amadeni impande n'impande, abantu bakwishyuza, mu rugo mwabuze ibyo kurya, mwabuze imyambaro, abana babuze amafaranga y'ishuri, n'ibindi byinshi bigora abantu, ntabwo nabasha kubirondora. Mbese iyo bimeze bitya, mbese abantu bararyama bakabona ibitotsi. Hari abantu bakubita ingendo ndende bajya gushaka uko bava muri ubwo bukene. Hari abantu bajya gupagasa ndetse bikaba byanabatandukanya n'imiryango yabo kugira ngo bazabone ibibatunga. Ubukene buragatsindwa. Kristo rero kugira ngo iyobokamana ryumvikane yakoresheje uru rugero, aravuga ati noneho si ubukene bw'ibigaragara, ahubwo ni ubukene bw'umutima. Ubu bukene bw'umutima bwatuma umuntu abura ibitotsi. Ubukene bw'umutima bwatuma umuntu akubita n'urugendo akajya gushaka abamufasha kugira ngo bukire. Ubukene bw'umutima bwakuraza ijoro usenga. Ubukene bw'umutima bwagutera kubaririza iby'inzira. Nimubaririza inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariho munyura. Kristo rero yabonye ko abashobora kwakira ubwami bw'Imana mu mitima, yabonye ko abashobora gutsindishirizwa gusa ari abantu bagize ubukene bw'umutima. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, urugendo rwo gushaka imbabazi z'Imana, urugendo rwo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, niba rutabanjirijwe n'ubukene bw'umutima, ibi ntabwo bishoboka. Iri ni isomo rya mbere. Rambura mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, ku ipaji ya 45 haranditse ngo amagambo ya mbere Kristo yabwiye inteko y'abantu igihe yari ku musozi yari amagambo y'umugisha. Aravuga ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ari bo bifuza gucungurwa. Ubutumwa bugomba kubwirwa abakene, ntabwo ari abanyagasuzuguro biyumvamo ko ari abakungu maze bakumva ko ntacyo bakennye, ahubwo nubwo ab'imitima yicisha bugufi, imitima ishenjaguwe, isoko yo koza ibyaha yarafukuwe, ariko igerwaho gusa n'abakene mu mitima yabo. Mbese ibi bintu uri kubyumva neza? Isoko yo koza ibyaha, haba mu gutsindishirizwa, isoko yo koza ibyaha yarafukuwe, haba mu kwezwa, isoko yo koza ibyaha ikakweza. Iyi soko abayigezeho bose ni abantu bagize ubukene bw'umutima. Kandi ndagira ngo mbabwire, izi mbaraga zirimo zirakoreshwa n'ababwiriza. Aya marira rimwe ararizwa n'ababwiriza, ni amarira y'ubuheruka ku munyabyaha. Abantu bafata ubutumwa nk'ubu ngubu nk'ibintu byoroheje cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni urubanza. Ubu butumwa nibutagushyingira buzagushyingura. Ntabwo aya magambo akwiriye kubwirwa abantu basanzwe, akwiriye kubwirwa abakene mu mutima. Iyi mbaraga irimo irakoreshwa uzayibazwa niba udafite ubukene bw'umutima, ukaza gutega amatwi y'amagambo y'ubugingo nyamara utiteguye kubwakira, ugatega amatwi ku munyabyaha yiyunga n'Imana utiteguye kwishyira mu biganza by'umuremyi ngo ushake Uwiteka bigishoboka akabonwa. Ubu butumwa iyo utabwakiriye burakunangira. Amagambo nagusomeye ejo, imbaraga yatsinze umutima uyu munsi ejo izaba yagabanutse. Niba watsinzwe uyu munsi, fatiraho, fata umwanzuro, wibuze n'ibyo kurya, wibuze n'imirimo yawe, ujya ahantu hiherereye, umanika amaboko utabaza Imana, uyibwire ati ifite ikibazo cy'icyaha kandi amaherezo yacyo ni urupfu. Ndaje Nyagasani ngumbabarira ibyaha. Niba udafata umwanzuro wo kwihererana n'Imana mu rwiherero nta wundi muntu muri kumwe ngo wisuzume, ushaka Imana, ushaka imbabazi zayo, ndagira ngo nkubwire ngo uko ugenda wumva niko imbaraga zigenda zigabanuka kugeza ubwo uzabimenyera ukumva ni ibisanzwe. Umubwiriza yabwiriza ukumva ni ibisanzwe. Umubwiriza yavuga uko umuntu yiyunga n'Imana ukumva sibwo bwa mbere ubyumvise. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga izagenda ikuvaho. Niba ugize umugisha
ukaba ufite ubu bukene bw'umutima, shaka Imana uyu munsi. Tangira iyi mibereho yo gushaka Imana. Twebwe ababwiriza ntacyo twakumarira uretse kukwereka ntama w'Imana, ati dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha. Ariko nutamusanga ntacyo bizakumarira. Kristo aravuga ngo uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Nta handi Kristo ari, ni mwituza no mu byiringiro. Muri iyi minsi 50 shaka Uwiteka. Mwuka Wera arahari kandi yatangiye gukora ku mitima. Ntabwo tumusaba ngo Mwuka Wera amanuka, ahubwo Mwuka Wera arahari. Yatangiye kera komanga umutima, none igihe kirageze ngo ubutumwa bwumvikanishe irarika ryabwo ku mutima wawe. Niba nawe waratsindishirijwe, igihe kirageze. Fata ibihe byo kwihererana n'Imana. Ubugingo bwejejwe nibwo buzemerwa. Nawe gana kuri iyi soko yo koza ibyaha, wiyivaho. Barakomeje baravuga ngo umutima wirarira ukoresha imbaraga zawo zose kugira ngo wumve ko ukeneye agakiza, ariko gukiranuka kwa Yesu nicyo cyemezo rukumbi kitwizeza kwinjira mu ijuru. Uwiteka ntacyo ashobora gukorera umuntu ngo amukize mbere yuko yiyumvisha intege nke ze, akiyambura gukiranuka kwe yiha, maze akicisha bugufi kugira ngo ayoborwe n'imbaraga y'Imana. Ubwo nibwo aba yiteguye kwakira impano Imana ishaka kumugezaho. Nta na kimwe kitemerwa umutima wiyumvamo ko ukeneye ubufasha. Umutima umeze utya ufite uburenganzira bwo kwegera ubumana bwose bwuzuriramo. Nimwumve uko iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwera, ikavuga ati aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi n'abafite imitima imenetse. Nshuti yanjye, ngiki cy'ijuru rishaka. Niba udafite ubukene bw'umutima, ntabwo ushobora gutambuka, ntabwo ushobora gusobanukirwa inzira y'agakiza. Abanyweye kuri iyi soko ni nabo bakomeza kugira inyota yo gushaka gukomeza kuyinywaho. Ariko we waraparitse, waratsindishirijwe, turumva birarangiye. Ndagira ngo ubwire ngo icyaha ni kibi, cyangije umuntu ku buryo kugira ngo Imana yeze umuntu nayo birayigoye. Yatugeneye igihe kandi icyo gihe kigiye kurangira, nk'uko Abayuda bagenewe igihe cy'ibyumweru 70 bakagikoresha nabi bikarangira, niko nawe igihe cyawe kirimo kirarangira. Turi mu marembera. Isomo rya kabiri muri Matayo igice cya 5, noneho tugiye gusoma umurongo wa 6. Haranditse ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abafite inzara n'inyota. Mbese wigeze ugira inzara hagakubitaho n'inyota? Wumvise ukuntu ibyo bintu bibabaza? Bamwe ntabwo baha agaciro ibintu biba bivuzwe. Ushobora kuba waragize inzara ukamara nk'iminsi 3 utarya. Mbese wumvise bimeze bite? Ushobora kuba waragize inyota ukabura amazi yo kunywa, ufite n'inzara. Kristo urugero yakoresheje rurakomeye kandi rurakakaye, kugira ngo abantu bumve icyo kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana bibasaba. Aba bantu bafite inzara kandi n'inyota byo gukiranuka, ku buryo ibijyanye no gukiranuka wumva ubikeneye nk'uko umuntu aba akeneye ibyo kurya ashonje cyane, nk'uko umuntu aba akeneye amazi yo kunywa afite inyota cyane. Mbese ibi bintu biba bimeze bite? Gukiranuka nicyo cyemezo rukumbi kizatwizeza ko tugomba gutura mu ijuru. Gukiranuka kwa Kristo ndetse no gukiranuka duhabwa no kwezwa. Nshuti yanjye, ndagira ngo wumve icyo umuhanuzi yabivuzeho mu bifuzwa ibihe byose. Paje 248 ku gika cya 2 haranditse ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka.
umutima wiyumvamo ko udakwiriye uzagira inzara n'inyota byo gukiranuka, kandi icyo cyifuzo ntabwo kizaba impfabusa. Abaha Kristo umwanya mu mitima yabo bazagaragaza urukundo nk'urwe. Abifuza cyane kugaragaza ishusho y'imico y'Imana bazanyurwa. Umwuka wera niyima ubufasha umutima urangamira kuri Kristo Yesu, afata ibya Kristo akabiha uwo mutima. Umwuka wera niyima ubufasha umutima urangamira kuri Yesu. Mbwiye imitima ya Mwuka wera aho ubufasha. Imitima Mwuka wera aho ubufasha ni imitima ifite inzara n'inyota. Wowe wumva ubikeneye mu buryo bungana iki? Byakuraza ijoro, byakubuza ibitotsi, byagutera kujya mu rwiherero ukahatinda. Atari byabandi abantu baba bazi ibibazo ngo naragiye ngo ndasenga ngo byaranze. Byanze gute? Byanze gute? Ubwo uba wita Imana inyabinyoma. Niba Imana yaravuze ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose, kuki byanze? Iminota 10 mu rwiherero, isaha imwe mu rwiherero, kandi ufite ikibazo cy'urupfu, ugiye kurimbuka. Wowe urumva bagukatiye urwo gupfa. Wabitekerezaho mu buryo bungana iki? Hari ubutabazi wabona wabushaka mu buryo bungana iki? Ni gute abana ari abanenganenzi kandi bahagaze hagati yo gupfa no gukira, bahagaze ku mwobo wa Gihenomu, bahagaze mu irangira ry'imbabazi, bahagaze mu ishungura, bahagaze mu isukwa ry'imvura y'itumba, bahagaze mu gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, bahagaze mu gihe umurimo warangiye urimo urarangira burundu. Kuki abantu bari nko bakinisha ubugingo? Wowe urumva wabishaka mu buryo bungana iki? Abatubanjirije bararaga amajoro, abatubanjirije bararaga basenga, abatubanjirije bafataga ibihe bihamye. Ariko wowe urashaka kuzatsindishirizwa uri mu murima, wowe urashaka kuzatsindishirizwa uryamye, wowe urashaka kuzatsindishirizwa uri mu iduka. Va mu muteto, isi yageze ku musozo. Va mu muteto, imyanzuro irimo irafatwa. Umwuka wera niyima ubufasha umutima umeze utyo, afata ibya Kristo akabiha uwo mutima. Nidukomeza guhanga amaso kuri Kristo, umurimo w'umwuka wera ntuzahagarara kugeza ubwo umutima uzahindurwa ugasa nawe. Ngubufasha bwa Mwuka wera. Ahubwo dusenga dusaba Mwuka wera ngo namanukire imitima yacu, nyamara tukamwima umwanya wo gukora. Agakomanga urugi rw'umutima tukanga gukingura, akaturarikira gusanga Yesu, tugasubiza ko tudafite umwanya. Twanabibona tukabiha umwanya muto. Muri iki gihe rero nshuti yanjye, niba utaratsindishirizwa, shaka Imana, ushaka ubugingo, ushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa. Iyi mitima ikwiriye kubigirira inzara n'inyota. Iyi mitima ikwiriye kubigirira ubukene. Si ubukene bw'abataratsindishirizwa gusa, ahubwo n'abatsindishirijwe bakwiriye kugira inzara n'inyota, gukiranuka gushyitse, kubaho usa na Kristo. Muri iki gitondo, ngiyi kado ijuru ryari ryagupfunyikiye. Niba umutima wawe ukozweho, ca bugufi, bwira Imana ati Imana, uburangare nagize ndabwihanye. Satani yateguye ibintu bimpuza, ndabyemera, ndahuze. Ntabwo abantu bahuze bashobora kubabarirwa. Ntabwo abantu bahuze bashobora kugera kuri uku gukiranuka. Impamvu gutsindishirizwa byawe bitakugejeje ku butungane, urahuze. Satani yaguteguriye ibikurangaza kugeza ubwo usubira mu gikingi cye. Iki ni igihe cyo kubyuka, iki ni igihe cyo kongera kwiyunga n'Imana, iki ni igihe cyo kuvugurura ubuhamya bwawe. Iki ni igihe buri wese akwiriye kwiyambura ibintu bimuremerera, bimubuza gutambuka, bimubuza gusanga Imana, agasigara arwana n'ikibazo cy'umutima.
dufitanye ikibazo n'Imana, kandi icyo kibazo ni icyaha. Suzuma neza muri iki gitondo. Niba ufite icyo cyifuzo, ndagira ngo upfukamane nanjye dusenge. Reka dupfukame. Data wera, Muremyi wacu, twubaraye imbere yawe, tugushimiye urukundo wadukunze, rwaguteye kwijishura umwana wawe uramutanga, kugira ngo gukiranuka gushoboke, kugira ngo icyaha kibonerwe impongano, kugira ngo umunyabyaha akurwe mu maboko ya Satani, kugira ngo inzira yo gukira iboneke. Byamusabye kwiyambura icyubahiro, yambara kamere y'umuntu, agira ishusho y'umuntu, ahura n'ibimubabaza kugira ngo aducungure. Ibyo bidukora ku mutima. Niyo mpamvu muri iki gitondo twongeye kugusaba ngo ntama w'Imana ahishurwe mu bugingo bwacu, kandi umucyo w'ikaruvari uhishura ububi bwacu. Ijambo ryawe ryongeye kudusuzuma, ijambo ryawe ryongeye kudusaka. Twibonye turi abanyantege nke, twibonye turi impezamajyo, turi abanyabyaha, ntacyo dufite cyo kwishingikirizaho. Twagize uburengare ku byo Satani yateguye byo kuduhuza, ariko ubu bwo turahugutse, tukumanikiye amaboko. Tabara ubugingo bwacu Nyagasani. Turi ku mwobo wa Gehinomu, turi hagati yo gupfa no gukira, turi mu myanzuro irimo irafatirwa mu ijuru no mu isi, turi mu isuzuma rubanza rukomeye. Nyagasani, ndakwinginze ntudusige. Turifuza ubutungane, turifuza ko iki kibazo cy'icyaha kibonerwa igisubizo. Ku rugendo rusigaye turashaka kubaho dukiranuka, dukeneye imbabazi zawe. Muri ibi bihe by'iminsi 50, reka haboneka abatsindishirizwa, reka abana bawe bezwe, reka imbaraga wasezeranye, imvura y'umuhindo n'iyitumba, bimanukire guhindura imitima yacu, bimanukire kuduha imbaraga yo guhamya. Turi imbere yawe muri iki gitondo, ubwo twiziye insanganyamatsiko ngo nimushake kandi mubone, ubishoboza ubwoko bwawe aho bwatataniye. Reka buri wese atangire gushaka mu maso hawe, reka buri wese umuhe kwicisha bugufi. Nyagasani, duciye bugufi, turakwiyeguriye rwose, tugirire neza. Reka izi gahunda zikomeze kuyoborwa nawe, reka ubu buryo ukomeze kubudufatira. Dore Satani waba yumva yabihagarika ngo amajwi atagera ku bantu, nyamara kuko ari we wabiteguye. Komeza Nyagasani, udufatire ubu buryo kugira ngo isi yose iburirwe, kugira ngo abana bawe bafate imyanzuro. Reka Mwuka Wera akomeze kwigisha, kandi abafashe ibyemezo byo kujya mu rwiherero ukomeze kwihererana nabo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.